Amahoro mwese bakurikira Ntego Official, mbifurije ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi twongeye kubategurira nk'uko bisanzwe mbategurira ibiganiro bitandukanye ku nsanganyamatsiko zitandukanye, ariko byose biganisha mu kubaka sosiyete, kutwubaka twebwe ubwacu, cyane cyane abakunzi ba Ntego Official. N'abateguriye ikiganiro kivuga ngo how to be always happy in life. Ni gute wabaho wishimye muri ubu buzima, ukabaho mu buzima wishimye? Ibyishimo birahenda, abantu benshi bakunda gushakira ibyishimo ku gacupa, bagashakira ibyishimo ku nshuti zitarizo, bagashakira ibyishimo ku bintu byinshi bitandukanye. Hari n'abavuga ngo yewe ubwo ibyishimo byabuze ninshaka umugore bizakunda, ubwo ibyishimo byabuze nabishakira aha n'aha. Naguteguriye ingingo 12 zagufasha muri ubu buzima butandukanye, zagufasha kubaho mu buzima wishimye. Izi ngingo 12 ni ingingo z'ingenzi kandi zagufasha ugakomeza gutsinda ubuzima bugoye bukagora benshi, aho benshi bakunda kwiyahura, abandi bagaca mu buzima busa nkaho bitakariza icyizere, ibyishimo bikagenda, ndetse no muri sosiyete abantu ntibabakunde, kuko abantu ntibakunda abantu bahorana amaganya umunsi ku munsi. Ikiganiro nagutegure rero ni how to be always happy in life. Ni gute wahora mu buzima wishimye muri ubu buzima. Icyambere cyagufasha kubaho mu buzima wishimye, inama kora itugira. Inama ya mbere nuko there is no problem that has no solution. Nta kibazo na kimwe kibaho muri ubu buzima kitagira igisubizo. There are solution to the pains you are passing through. Hari ibisubizo urucamo mu buzima ucamo, ugomba kubona igisubizo uko byamera kose. Rero mu buzima ugomba kumenya, ukabwira ubwonko bwawe ko uko byamera kose, imibereho yose wacamo, ibiguhangayikisha byose, intambara zose ucamo, abaguhiga n'ibiguhiga, uko byamera kose nta mvura idahita. Iyo ngingo ya mbere ukabwira umutima wawe, ukabwira ibitekerezo byawe, ukabwira ibyumviro byawe ko uko byamera kose nta mvura idahita, inzira yose igira iherezo kandi inzira zose zigera i Roma. Uko byamera kose ibyo bibazo, izo ntambara uri gucamo uzazisohokamo. Ingingo ya kabiri iravuga ngo the way you picture yourself in your mind can affect your happiness. Uburyo ufata isura y'ibibazo cyangwa se y'ingorane ukayikomeza kuyitinza muri wowe bishobora kwangiriza ibyishimo byawe. Mu yandi magambo, ikibazo ntikizaremere mu bitekerezo byawe. Ujye ufata ikibazo gica amazi ugisuzugure, biba bishoboka ko ejo hazaza ikibazo ukagisohokamo. Picture yourself as a valuable and beautiful person. Izere muri wowe, ufate isura y'undi muntu, wumve ko wowe uri umuntu wihagije w'agaciro kandi uri umuntu mwiza. Avoid your low self esteem and inferiority complex. Wirinde kumva ko wowe nta gaciro ugira cyangwa se muri sosiyete wumve ko uri inyuma. Wowe muri wowe tegeka ubwonko bwawe, amarangamutima yawe, ubwenge bwawe, uri uw'agaciro kandi urashinganye kandi urahambaye mu buzima bwawe. Ntukigere wumva ko uri inyuma y'abandi, ujye wumva ko uri umuntu mwiza. Hari impamvu Imana yakuremye, hari impamvu uriho kuri ubu buzima. Ingingo ya gatatu, do not mind about what people say about you. Ntuzigere na rimwe utinda utekereza icyo abantu bagutekerezaho, kuko akenshi some people are sadist. They can just say things just to make you feel sad. Abantu benshi babaye abarakare, icyifuzo cyabo nugora gutangaza ibintu byatuma nawe uba umurakare nkabo, ukaba muri ubwo buzima busa n'ubwabo, kuko nta muntu, abantu benshi barababaye muri iki gihe. Niyo mpamvu utagomba gutinda ku cyo abantu bagutekerezaho n'icyo abantu bakuvugaho, ahubwo wowe haguruka, ukomeze ukazanye, ukomeze ufate umutima wawe, ubwire ko uko byamera kose urashinganye kandi urakomeye. Ubwire umutima wawe ko uri umuntu udasanzwe. Ingingo ya 4 iravuga ngo make friends with reasonable people who make you happy. Ingingo ya 4 irakubwira ngo toranya inshuti watekerejeho zishobora kukongera ibyishimo cyangwa zituma nawe wishima, kuko ngo do not make friends with people who make jest
of you or laugh at you over your challenges. Ntuzigere na rimwe uhitamo w'abantu baguca intege mu gihe wagize ku kibazo, ni wowe wabiteye cyangwa se ni wowe ufite ubwenge buke, wahubutse, wakoze ikintu kitari cyiza. Oya, ahubwo hitamo za nshuti zikubwira ngo uko byamera kose nubwo byapfuye ejo ni byiza kandi ejo bizakunda. Just wake up. Umuntu ukubwira iryo jambo ngo haguruka kandi ukomeze ugende, ibintu bizakunda. Iyo niyo nshuti yawe ya hafi. At your leisure. Icya gatanu, at your leisure time, keep yourself busy with your favorite hobbies. Igihe wumva uri mu gihe cyo kwishima, ishime kandi wishimire mu mwanya wawe, ntazagire umuntu ukuvangira. Ube busy. Niba uri gukora siporo, ba busy muri uwo mwanya. Niba uri kureba movies, ba busy muri uwo mwanya. Niba uri muri game, ba busy muri uwo mwanya. Niba uri kuri internet cyangwa se playing computer games, niba uri gukina imikino yo kuri computer, ba busy ubifokasinge, kuko muri ako kanya niyo nshuti yawe ufite muri ako kanya. Nubifata ukayivangavanga, umuntu akagufata akakugira intimide cyangwa se akagukoresha uko ashaka, ibyo ntubikore nk'uko bikwiriye. Uzawimye ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe ibyishimo wari ukeneye muri ako kanya. Ba busy mu kintu urimo, mu kintu uri gukora muri ako kanya, nawe sa nkaho ubura. Do not allow anyone. Cya gatandatu, do not allow anyone to intimidate you with money and material things. Ntuzemerere ko hari umuntu n'umwe ugupena cyangwa se ugukandamiza agendeye ku mafaranga afite ukeneye cyangwa se ibintu afite ukeneye. Ntuzemere ko ibintu cyangwa se amafaranga y'uwo muntu bishobora kugukandamiza cyangwa se ngo biguteshe agaciro ugende umeze nk'imbata ye. Ahubwo muri wowe emera ko bishoboka, wowe wemere ko ubuzima uko byamera kose burahinduka. Nawe ejo wagira ayo mafaranga cyangwa se ukagira ibyo bintu yumva afite kukurusha. A poor man today can be rich tomorrow. Umukene uyu munsi ashobora kuba umukire w'ejo hazaza. Change is constant. Ubu impinduka ihoraho, uko byamera kose ibintu birahinduka. Ejo nawe waba umukire. Ntuzemere ko amafaranga y'umuntu, ibintu by'umuntu bikukandamiza cyangwa se ngo bigufateho ijambo ngo nuko abifite. Icyo kintu cya gatandatu uzakirinde mu buzima. Ikintu cya karindwi, no matter what you are passing through today, do not give up. Uko byamera kose ntuzarebe ibyo uri gucamo muri aka kanya, ahubwo wowe ntugacike intege. Komeza ugende as long as the life is. Uko byamera kose ubuzima uko bumeze kose, there is a hope. Hari ibyiringiro, hari umunezero w'ejo hazaza. Uko byamera kose, iyo udatsindwe cyangwa se ngo wice amazi, ugire icyo bita kwishyira hasi cyangwa se complacing, ngo wumve ko ibintu byose wowe ntacyo ushoboye, nta kintu ugerageza gukora, icyo gihe uko byamera kose uzatera imbere kandi uzava mu buzima bwo kubaho mu maganya, ubeho mu buzima wishimye. Icya munane, be very prayerful. Iyi ni ingingo ikomeye cyane, itsinda abantu benshi cyane, bagaca mu bintu bigoranye, bagaca mu ntambara zigoranye, bakababara bakababazwa. Ariko ingingo ya munani irakubwira ngo be very prayerful. Senga kandi usenge cyane. Pray without ceasing. Usengane kwizera, utawumva ko atari ibintu biri aho, ahubwo ari ibintu byo kugufasha mu buzima bwa buri munsi, ubigire intego. Prayer is a catalyst that can speed up your blessing to come to you on time. Isengesho nicyo kintu, niyo mbarutso ya mbere ushobora kwihutisha umugisha wawe cyangwa se imigisha yawe kuza ku buzima bwawe mu gihe nyacyo cyagenwe. Senga ibyo ucamo byose, ntuzareke gusenga nyabuneka. Icya cyenda kigufasha kubaho mu buzima wishimye, be courageous to go for what you want. Igihe ushaka icyo ushaka kugeraho, ntugacike intege, ahubwo gira courage, imbaraga n'imbaduko zituma ukomeza gushaka icyo kintu ushaka kugeraho. Life is all about risk. Uko byamera kose ubuzima bushingiye
mu gufata risike no gufata icyemezo, kandi bubamo ibibazo na challenges zishobora kugutangira mu gutera imbere cyangwa se kugera ku ntego yawe. Ariko don't stop, ukomeza urugendo rwawe. If you don't take a risk, igihe utafashe iyo risike cyangwa se utemeye kwiyemeza guhangana nabyo, you will not get the desire of your heart. Ntabwo uzigera ugera ku nzozi z'umutima wawe cyangwa se ku byifuzo by'umutima wawe ushaka. Kugira ngo ugere kuri iyo ntego rero, akenshi uzasanga abantu bakunda kwishimana, abantu bagira intego mu buzima. Icya cyenda rero, be courageous to go for what you want. Ntugacike intege, haguruka ugende kandi unezerewe ku cyo ugamije n'icyo ushaka kugeraho. Icya cumi kigufasha kubaho mu buzima wishimye kandi unezerewe, surround yourself with positive and supportive people. Gerageza kwihuza n'abantu bari positive, bagira ibitekerezo byubaka aho kugira ngo bagire ibitekerezo bisenya, ndetse n'abantu bashobora kugufata amaboko. Ube muri abo bantu, n'umuntu uwo muntu ntuzamurekure. Uwo muntu yagufasha guhora wishimye, kuko aba akugezaho ibitekerezo bizima kurusha wa wundi ushaka kukuvuga, wa wundi uzana gossip. Bakure cyane y'abantu bagosipinga, batanga ibihuha, bahora ibintu bitagira 12 bitagufasha muri ubwo buzima. Icyo ni ingingo ya 10 yagufasha kubaho mu buzima wishimye. Menya gutoranya inshuti, menya gutoranya abantu bari positive, bari very positive. Umenye gutoranya abantu bari very supportive people. Abo bantu bazagufasha muri ubu buzima kandi uzabaho wishimye cyane. Icya 11 kigufasha kuba muri ubu buzima wishimye cyane kandi unezerewe, practice gratitude daily to appreciate what you have. Ishimire cyangwa se uhore witoza kwishimira icyo ufite, kabone nubwo cyaba ari gito, ariko intambwe ya mbere burya n'ubu buzima niyo ubufite nabwo nibyo kwishimira. Kwishimira icyo ufite rero biragufasha cyane, bigatuma ugira imbaraga n'imbaduko zo gushaka ikindi. Kabone niyo yaba ari ikaramu gusa, kabone nubwo yaba ari ishati, ishimire aho ugeze, wishimire byibuze n'ubuzima ufite. Iyo ni intangiriro ya mbere yo kubaho mu buzima wishimye kandi bikagera no ku ntego zawe. Icya 12 gishobora kugufasha kubaho wishimye ukagera ku ntego zawe kandi neza ni focus on your goals and work diligently towards them. Reba intego yawe ari itumbira kandi ukomeze kuyitumbira utarebye ku ruhande. Uko byamera kose intego yawe uzayigeraho. Mu buzima abantu bagira intego, abantu bagira icyerekezo batumbiriye, ntibatinda mu magambo, ntibatinda mu matiku, ntibatinda no mu bindi byose byabafasha kugwa hasi cyangwa se kumva muri bo babaye ruined, bababaye muri bo bagize agahinda gakabije. Ahubwo iyo ufite focus, iyo ufite intego ukagira aho ugera, nuko byamera kose challenges ntizibura, ariko iyo ufite intego ukagira goals, ubaho mu buzima wishimye, ntabwo witaye ku byo ku ruhande. Niyo mpamvu usanga abera cyangwa se abazungu badusumbya rimwe na rimwe kunezererwa, kuko ubuzima bwabo barabumenya, bakagira intego, bakagira n'aho bashaka kwerekeza. Kubaho wishimye rero ntabwo bisaba ibintu bidasanzwe. N'izi ngingo 12 zishobora kugufasha kubaho wishimye. Ndabategura n'ibindi bishobora kubafasha hagati cyane cyane ku muntu ufite imyaka 20 na 60, ibintu agomba kuba yujuje kugira ngo abeho muri ubu buzima budasanzwe, abantu bamwifuza kandi ari umuntu ukomeye. Murakoze cyane, mukomeze kwibuka subscribe, share na comment. Ndahari kugira ngo dufatanye uru rugendo kandi dufatanya mu nama zitandukanye n'ibyagirira akamaro sosiyete. Asante sana, tuko pamoja kama mmoja.